Yesu nashimwe cyane nongera nanone gushima Imana kubw'akandi kanya keza iduhaye ko gukomeza ni gahunda nkuko mubimenyereye. Iyi gahunda niyo gusoma Bibiliya tumenya ibyanditse mu ijambo ry'Imana. Nkuko tubizi ijambo ry'Imana avuga ngo nibamenye ukuri kuzababatura. Rero ntabwo twamenya ukuri tutasomye ibirimo. Gahunda rero ni ugusoma, si ugusobanura ko ntabwo ndi pastor cyangwa iki, ariko ni ugusoma kugira ngo tumenye ibyanditsemo, tumenye icyo Imana ivuga, icyo ijambo ry'Imana ivuga, iby'Imana yanga, ese Imana idusaba iki. Niyo gahunda, niyo mpamvu dusoma Bibiliya, kandi nizera ko mwe mwese mifatanya nanjye gusoma hari byinshi tugenda twungukamo, tugenda tumenya ibintu byinshi cyane. Rero Imana ibaho umugisha mwe mwese mukomeza kwifatanya nanjye. Tugeze muri Ezekiyeli igice cya 37, haravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, bakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe. Ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa ni ay'ab'inzu ya Isiraheli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hano ubabwira uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu, bibakuremo mwabo ku bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Muzamenya ko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu, abibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho. Nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari jye Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje. Uko Uwiteka avuga. Ijambo ry'Uwiteka ryongeye kunzaho riti, nuko mwana w'umuntu, wishakira inkoni, maze uyandikeho uti, ni iya Yuda n'iy'Abisirayeli bagenzi be. Maze ushake indi nkoni, uyandikeho uti, ni iya Yosefu, inkoni ya Efurayimu n'iy'inzu y'Abisirayeli bose bagenzi be. Maze uzihambiranyemo inkoni imwe, kugira ngo zihinduke imwe mu kuboko kwawe. Maze igihe abantu b'ubwoko bwawe bazagusobanuza bati, mbese ntiwadusobanurira impamvu z'ibyo? Uzababwira uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kwenda inkoni ya Yosefu iri mu kuboko kwa Efurayimu n'imiryango y'Abisirayeli bagenzi be, maze mbashyire hamwe n'inkoni ya Yuda, mbagire inkoni imwe, babe umwe mu kuboko kwanjye. Kandi inkoni wanditseho zizaba ziri mu kuboko kwawe, uri imbere yabo. Maze ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kuvana Abisirayeli mu mahanga bagiyemo, bateranirize hamwe baturutse impande zose, maze mbazane mu gihugu cyabo bwite. Nzabagira ubwoko bumwe mu gihugu ku misozi ya Isiraheli, kandi umwami umwe niwe uzaba umwami ubategeka bose. Ntabwo bazongera kuba amoko abiri ukundi, kandi ntabwo bazongera gutandukanywa ngo babe ibihugu bibiri ukundi. Ntabwo bazongera kwiyandurisha ibigirwamana byabo, cyangwa ibizira byabo, cyangwa ibicumuro byabo byose, ahubwo nzabarokorera mu buturo bwabo bwose ubwo bakoreyemo ibyaha, maze mbeze nabo bazaba ubwoko bwanjye, nanjye mbe Imana yabo. Kandi umugaragu wanjye Dawidi azaba umwami wabo, bose bazaba bafite umwungeri umwe, bazagendera no mu mategeko yanjye, bakomeza amateka yanjye kandi bayakurikize. Bazaba mu gihugu nahaye umugaragu wanjye Yakobo, icyo basogokuruza bahozemo nicyo bazabamo, bo n'abana babo n'abuzukuru babo iteka ryose. Kandi Dawidi umugaragu wanjye azaba umwami wabo iteka ryose.
maze kandi nzasezerana nabo isezerano ry'amahoro ribabera isezerano ry'iteka ryose. Kandi nzabatuza mbagwize, ubuturo bwanjye bwera nzabushyira hagati yabo, buhabe iteka ryose. Ihema ryanjye niryo rizaba hamwe nabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo babe ubwoko bwanjye. Amahanga yose azamenya ko ari jye Uwiteka weza Isiraheli, igihe ubuturo bwanjye bwera buzaba muri bo hagati iteka ryose. Amen. Igice cya 38 haraga ngo ibya Gogi. Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri Gogi wo mu gihugu cya Magogi, umwami w'i Roshi n'i Mesheki n'i Tubali, maze umuhanurire uti, umva uko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ndakwibasiye yewe Gogi we, umwami w'i Roshi n'i Mesheki n'i Tubali. Nzagusubiza inyuma nshyire indobo mu nzasaya zawe, maze nkuzanane n'ingabo zawe zose, amafarashi n'abayagenderaho bose bitwaje intwaro zishitse, n'igitero kinini gifite ingabo nto n'ingabo nini, bose bambaye inkota. Ab'i Buperesi no muri Etiyopiya n'i Puti bari kumwe nabo, bose bafite ingabo nini n'ingofero z'icyuma, na Gomeri n'ingabo ze zose, ab'inzu ya Togaruma bahahera ikasikazi n'ingabo ze zose, ndetse n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Ube witeguye, ni ukuri witegure wowe n'ibitero byawe byose biguteraniyeho, kandi ubabere umugabo. Iminsi myinshi nishira uzagendererwa, mu myaka y'iherezo uzaza mu gihugu cyari cyaramazwe n'inkota, hanyuma kikagarurwa, kikababwamo n'ubwoko bwateranirijwe hamwe buvuye mu moko menshi, bukajya ku misozi ya Isiraheli yahoze ari amatongo, ariko bwazanywe buvanywe mu mahanga, kandi bazaba biraye bose uko bangana. Nawe uzazamuka uza umeze nk'umugaru, uzaba umeze nk'igicu gitwikira igihugu, wowe n'ingabo zawe zose n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Uko niko umwami Uwiteka avuga ngo, uwo munsi uzagira icyo wibwira, kandi uzagira imigambi mibi, maze uvuga uti, ngiye kuzamuka ntere igihugu kirimo ibirorero bidafite inkike, ntungura abaguwe neza bari biraye bose uko bangana, batuye ahatari inkike z'amabuye, kandi nta myugariro ihari cyangwa amarembo, mbona uko nsahura nkajyana iminyago, kugira ngo uramburire ukuboko kwawe ku matongo yongeye guturwamo, no ku bwoko bwateraniye hamwe buvuye mu mahanga, bukibonera amatungo n'ibintu, kandi butuye mu isi hagati. Sheba na Dedani n'abagenza b'i Tarushishi n'imigunzu y'intare yaho yose bazakubaza bati, mbese uzanywe no gusahura? Igitero cyawe se wagiteranyirije kuza kunyaga no gusahura ifeza n'izahabu, no gushorera amatungo n'ubutunzi, no kunyaga iminyago ikomeye? Nuko rero mwana w'umuntu, uhanure maze ubwire Gogi uti, umva uko umwami Uwiteka avuga ngo, uwo munsi igihe ubwoko bwanjye Isiraheli buzaba bwiraye, mbese ntuzabimenya? Icyo gihe uzaza uvuye mu gihugu cyawe ahahera ikasikazi, wowe n'amahanga menshi ari kumwe nawe, bose bagendera ku mafarashi, igitero kinini n'ingabo nyinshi. Maze uzazamuka utere ubwoko bwanjye Isiraheli, umeze nk'igicu gitwikiriye igihugu. Ku minsi y'imperuka nzatuma utera igihugu cyanjye, kugira ngo amahanga akurizeho kumenya, igihe nziyerekanira muri wowe imbere yabo ko ndi uwera, yewe Gogi we. Uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, mbese ni wowe uwo navugaga kera cyane, mvugiye mu bagaragu banjye b'abahanuzi ba Isiraheli, bahanuye mu myaka myinshi icyo gihe, yuko ari wowe nzohereza kubatera? Uwo munsi igihe Gogi azatera igihugu cya Isiraheli, uburakari bwanjye buzatunguka mu maso hanjye, niko umwami Uwiteka avuga, kuko navuganye ifuhe ryanjye n'umuriro w'uburakari byanjye nti, ni ukuri uwo munsi hazaba igishitsi gikomeye mu gihugu cya Isiraheli, gituma amafi yo mu nyanja n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba n'ibyikurura bikururuka hasi byose, n'abantu bose bari ku isi bihindira umushitsi imbere yanjye. Imisozi izubikwa, ahacuramye hatenguke, kandi inkike zose ziridukire hasi. Nzahamagaza inkota yo kumutera imusange mu misozi yanjye yose, niko umwami Uwiteka avuga. Umuntu wese yuhire mwene se inkota. Nzamusohorezaho amateka yanjye, muteze indwara ya mugiga no kuva amaraso. Kandi we n'ingabo ze n'amahanga menshi ari kumwe nawe, nzabamanurira imvura y'inkundura, mbateze amahindu manini y'urubura rukomeye n'umuriro n'amazuku. Uko niko nzagaragaza icyubahiro cyanjye no kwera kwanjye, kandi nzimenyekanisha imbere y'amahanga menshi, maze bamenye yuko ndi Uwiteka. Amen. Igice cya 39. Nuko rero mwana w'umuntu, uhanurire Gogi uti, umva uko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ndakwibasiye yewe Gogi we, umwami w'i Roshi n'i Mesheki n'i Tubali,
nzagusubiza inyuma ngushorere muzamure uturutse ahahera y'ikasikazi mugeze ku misozi ya Isiraheli. Umuheto wawe uri mu kuboko kwawe kw'ibumoso nzawugutesha, n'imyambi yawe iri mu kuboko kwawe kw'iburyo nyigushe hasi. Uzagwa ku misozi ya Isiraheli wowe n'ingabo zawe n'amahanga ari kumwe nawe. Nzakugabiza ibisiga by'amoko yose bikugashe, n'inyamaswa zo mu gasozi ngo zigutanyaguze. Uzagwa ku gahinga kuko ari jye wabitegetse, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Maze nzohereza umuriro kuri Magogi no ku bantu baturaga mu birwa biraye, kandi bazamenya ko ndi Uwiteka. Izina ryanjye ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwanjye Isiraheli, kandi ntabwo nzareka izina ryanjye ngo bongere kurikerensa ukundi. Maze amahanga azamenya ko ndi Uwiteka, Uwera wa Isiraheli. Dore biraje kandi bizasohora, uyu ni wa munsi navugaga, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Maze abatuye mu midugudu ya Isiraheli bazasohoka bacane intwaro bazitwike, ingabo nto n'inini n'imyambi n'ishyimbo n'amacumu bazamara imyaka 7 bakizitwika. Ntabwo bazajya gusenya inkwi mu gasozi cyangwa kugira izo batema mu ishyamba, kuko bazacana intwaro bagasahura ababasahuye bakanyaga ababanyaze, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Uwo munsi nzaha Gogi aho guhambwa ho mu Isiraheli, ikibaya cy'abagenzi kiraherekera iburasirazuba y'inyanja, bituma abagenzi batakihanyura. Aho niho bazahamba Gogi n'inteko ze zose, maze bahite ikibaya cya Hamoni Gogi. Ab'inzu ya Isiraheli bazamara amezi 7 babahamba kugira ngo batunganye igihugu. Nukuri abantu bose bo mu gihugu bazabahamba, bizababera icyubahiro umunsi nzakuzwa, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Kandi bazatora abantu bo kujya babikora iteka, bagenda igihugu bararuza intumbi z'abagenzi zasigaye ku gasozi kugira ngo bahatunganye. Amezi 7 nashira bagiye gushakura izipfuritse, kandi abanyura mu gihugu bazahanyura, nihagira ubona igufwa ry'umuntu azarishyireho ikimenyetso, kugeza ubwo abahambyi bazarihamba mu kibaya cya Hamoni Gogi. Kandi izina ry'umudugudu umwe uzitwa Hamoni, uko niko bazatunganya igihugu. Nuko rero mwana w'umuntu, uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, ubwire ibisiga by'amoko yose n'inyamaswa zose zo mu ishyambutsi, nimuteranire hamwe muze, mwikoranirize hamwe muturutse impande zose, muze ku gitambo cyanjye mbatambiriye, igitambo gikomeye cyo ku misozi ya Isiraheli, kugira ngo murye inyama kandi munywe n'amaraso. Muzarya inyama z'intwari kandi munywe amaraso y'abami bo mu isi, n'ay'amasekurume y'intama, n'ay'abana bazo, n'ay'ihene, n'ay'amapfizi, byose ari ibibyibushye by'i Bashani. Kandi muzarya ibinure muhage, munywe n'amaraso musinde. Iby'igitambo nabatambiriye muzahagira ku meza yanjye, muhagijwe n'amafarashi n'amagare y'intambara n'intwari n'ingabo zose, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Ubwiza bwanjye nzabushyira hagati y'amahanga, kandi amahanga yose azabona amateka yanjye nasoje n'ukuboko kwanjye nabaramburiyeho. Uko niko ab'inzu ya Isiraheli bazamenya ko ndi Uwiteka Imana yabo, uhereye uwo munsi no mu bihe bizakurikiraho. Kandi amahanga azamenya yuko ab'inzu ya Isiraheli bajyanyweho imbohe bahoye ibicumuro byabo, kuko bancumuyeho bigatuma bakuraho amaso nkabatanga mu maboko y'ababisha babo, bose bakicishwa inkota. Nabagiriye nabi nkurikije umwanda wabo n'ibicumuro byabo, mbima amaso yanjye. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, noneho ngiye kugarura abayakobo bajyanywe ari imbohe, mbabarire ab'inzu ya Isiraheli bose, kandi ndinde icyubahiro cy'izina ryanjye. Nibamara gukozwa isoni bahaniwe ibicumuro byabo byose bancumuyeho, bazatura mu gihugu cyabo birare ari ntawe batera ubwoba. Nimara kubagarura mbavanye mu moko bateranirije hamwe mbakuye mu bihugu by'ababisha babo, nibwo nziyerekanira muri bo imbere y'amahanga menshi ko ndi uwera. Bazamenya ko ndi Uwiteka Imana yabo, ubwo natumye bajyanwa mu mahanga ari imbohe, abagarura mu gihugu cyabo bwite ari ntawo muri bo nzaba mpasize. Ntabwo nzongera kubima amaso ukundi, kuko nasutse umwuka wanjye ku nzu ya Isiraheli, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Igice cya 40 haravuga ngo iby'urusengero rushya. Mu mwaka twari tumaze imyaka 25 tukiri abanyagano, mu itangira ry'umwaka ku munsi wa 10 w'ukwezi, hashize imyaka 14 umurwa ufashwe. Muri uwo munsi ukuboko kw'Iteka kwangezeho, maze anjyanayo. Yangejeje mu gihugu cya Isiraheli ndi mu buryo Imana yerekesha abantu. Angeza mu mpinga y'umusozi muremure cyane aherekeye ikusi ho kuri wo.
hari igisa n'umurwa wubatsweho. Nuko anjyanayo, ndebye mbona umuntu uhagaze ku irembo, ishusho ye isa n'umuringa, afite umugozi w'imigwegwe n'urubingo rwo kugeresha mu ntoki. Maze uwo muntu arambwira ati, mwana w'umuntu, rebesha amaso yawe, wumvishe amatwi yawe, kandi ushyire umutima wawe ku byo ngiye kukwereka byose, kuko wazanywa hano kugira ngo mbikwereke. Ibyo ubona byose ubibwire ab'inzu ya Isiraheli. Nuko mbona inkike ikikije urusengero, n'uwo muntu ufite mu ntoki urubingo rw'urugero rwa mikono 6, umukono wose urenzeho intambwe y'intoki. Maze agera ubugari bw'iyo nkike buba urubingo inshuro imwe, n'uburebure bw'impagarike nabwo ari urubingo. Nuko aza ku irembo ryaherekeye iburasirazuba, azamukira ku rwuririro rwaho, agera igikingi kimwe cy'irembo, ubugari bwacyo buba urubingo inshuro imwe, n'ikindi gikingi ubugari bwacyo nacyo ari inshuro imwe. Akumba kose uburebure bwako buba urubingo inshuro imwe, n'ubugari bwako ari indi inshuro. Hagati y'utwo twumba haciye umwanya wa mikono 5, ahanyurwa hafi y'ibaraza ry'irembo aherekera ku nzu yaho, naho hari urubingo inshuro imwe. Agera n'ibaraza ry'irembo aherekera ku nzu, ruba urubingo inshuro imwe. Maze agera ibaraza rindi ry'irembo riba mikono 8, ibikingi byaryo biba mikono 2, kandi iryo baraza ry'irembo ryari aherekeye ku nzu. Utwumba two ku irembo ryaherekeye iburasirazuba twari 3 mu ruhande rumwe, n'utundi 3 mu rundi ruhande. Twose twari urugero rumwe, n'ibikingi byaryo by'impande zombi byari urugero rumwe. Agera ubugari bwo mu bikingi by'irembo buba mikono 10, kandi uburebure bw'irembo buba mikono 13. Umwanya wari uciye imbere w'utwumba wari mukono 1 mu ruhande rumwe, n'undi mwanya wa mukono 1 mu rundi ruhande. N'utwumba twari mikono 6 mu ruhande rumwe, na mikono 6 mu rundi ruhande. Maze agera irembo ahereye ku gisenge cy'akumba kamwe ageza ku gisenge cy'akandi. Ubugari bwaryo buba mikono 25, amarembo yerekeranye. Ashyiraho n'inkingi, agera mikono 60. Urugo rugarukira ku nkingi kandi ruzengurutse irembo. Uhereye inyuma y'ibikingi by'irembo ahanyurwa ukageza ku ibaraza ry'irembo ry'imbere hari mikono 5. Utwo twumba twari dufite amadirishya akinzwe, two n'inkingi zatwo ziri ku irembo ry'imbere impande zose n'ibaraza. Amadirishya ari ku mpande zose z'imbere, inkingi yose iriho imikondo. Maze anjyana mu rugo rw'inyuma, mpabona utwumba n'imbuga ishashweho amabuye bikikijeho urugo impande zose. Kuri iyo mbuga ishashweho amabuye hari utwumba 30. Mu mpande z'amarembo niho iyo mbuga ishashweho amabuye yari iri, ihuye n'uburebure bw'amarembo yari imbuga ishashweho amabuye yo hepfo. Maze agera ubugari uhereye imbere y'irembo ryo hepfo, ageza imbere ku rundi rugo ruri imbere, haba mikono 100 uko ari habiri, iburasirazuba n'ikasikazi. Agera uburebure bw'irembo ry'urugo rw'inyuma ryaherekeye kasikazi ry'ubugari bwaryo. Utwumba two kuri ryo twari 3 mu ruhande rumwe, n'utundi 3 mu rundi ruhande. Ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo byari bihwanyije urugero n'irembo rya mbere. Uburebure bwaryo biba mikono 5, n'ubugari bwaryo buba mikono 25. Amadirishya yo kuri ryo n'amabaraza yo kuri ryo n'imikindo yaho byari bihwanyije urugero n'irembo ryaherekeye iburasirazuba. Kandi bahageraga bazamukiye ku rwuririro rw'intambwe ndwi, n'amabaraza yo kuri ryo yari yerekeranye. Irembo ryaherekeye kasikazi n'iryaherekeye iburasirazuba yari yerekeranye n'amarembo y'urugo rw'imbere. Maze agera ahereye ku irembo rimwe kugeza ku rindi haba imikono 100. Maze anjyana aherekeye kusi, mpabona irembo ryerekeye kusi. Nuko agera ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo nk'uko ingero za mbere zari ziri. Ryari rifite amadirishya ryo n'amabaraza yo kuri ryo ahakikije nka ya madirishya ya mbere. Uburebure bwaryo buba mikono 50, n'ubugari bwaryo buba mikono 25. Kuhagera hari urwuririro ruriho intambwe ndwi, kandi amabaraza yo kuri ryo yari yerekeranye narwo. Ryari ririho imikindo, umwe uri mu ruhande rumwe, undi uri mu rundi ku bikingi byaryo. Hari n'irembo ku rugo rw'imbere ryaherekeye ikusi. Maze agera ahereye ku irembo kugeza ku rindi ryaherekeye ikusi haba mikono 100.
maze anjyana mu rugo rw'imbere anyujije mu irembo ry'aherekeye ikusi. Nuko agera irembo ry'aherekeye ikusi nk'uko ingero za mbere zari ziri, n'utwumba n'ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo nk'uko izo ngero zari ziri, kandi ryari rifite amadirishya n'amabaraza yo kuri ryo ahakikije. Uburebure bwari mikono 50 n'ubugari bwaryo bwari 25, kandi amabaraza yarahakikije uburebure bwayo bwari mikono 25, ubugari bwayo ari mikono 5. Amabaraza yaraherekeye ku rugo rw'inyuma n'ibikingi byaryo biriho imikindo, kuhagera hari urwuririro ruriho intambwe 8. Maze anjyana mu rugo rw'imbere aherekeye iburasirazuba, nuko agera irembo nk'uko izo ngero zari ziri, n'utwumba twaryo n'ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo nk'uko izo ngero zari ziri, kandi ryari rifite amadirishya ryo n'amabaraza yaryo ahakikije. Uburebure bwaryo bwari mikono 50 n'ubugari bwaryo mikono 25. Amabaraza yaryo yari yerekeye ku rugo rw'inyuma n'ibikingi byaryo byariho imikindo iri mu ruhande rumwe no mu rundi ruhande. Kuhagera hari urwuririro ruriho intambwe 8. Maze anjyana ku irembo ryaherekeye kasikazi, arigera nk'uko izo ngero zari ziri, n'utwumba twaryo n'ibikingi byaryo n'amabaraza yaryo, kandi ryari rifite amadirishya ahakikije. Uburebure bwaryo buba mikono 50, ubugari bwaryo buba mikono 25, kandi ibikingi byaryo byaraherekeye ku rugo rw'inyuma, ibikingi byaryo biriho imikindo iri mu ruhande rumwe no mu rundi ruhande. Kuhagera hari urwuririro ruriho intambwe 8. Iruhande rw'ibikingi by'amarembo hari akumba gafite umuryango, aho niyo buhagiriraga ibitambo byozwa. Ku ibaraza ry'irembo mu ruhande rumwe hari ameza 2, no mu rundi ruhande kandi yandi 2 yo kubagiraho igitambo cyoswa n'igitambo cy'ibyaha n'igitambo cyo gukuraho urubanza. Mu ruhande ruhera hanze ahazamukaho kunyurwa mu irembo ry'aherekeye kasikazi hari ameza 2, no mu rundi ruhande aherekeye ibaraza ry'irembo hari ayandi 2. Mu ruhande rumwe hari ameza 4, no mu rundi ruhande yandi 4 iruhande rw'irembo. Ayo meza uko ari 8 bayabagiragaho ibitambo, kandi hari n'ameza 4 yaremwe mu mabuye asatuwe kubw'ibitambo byozwa. Uburebure bwayo ari mukono 1 n'igice, n'ubugari bwayo ari mukono 1 n'igice, n'uburebure bwayo bw'impagarike ari mukono 1. Niyo baterekagaho ibikoreshwa byo kubagisha ibitambo byozwa n'ibindi bitambo. Hari n'inkonzo, uburebure bwazo ari intambwe y'intoki zishimangiye ahakikije hose. Ku meza hari inyama z'ibitambo. Inyuma y'irembo ry'imbere hari utwumba tw'abaririmbyi mu rugo rw'imbere, twari iruhande rw'irembo ry'aherekeye kasikazi twerekeye ikusi. Kamwe kari iruhande rw'irembo ry'aherekeye iburasirazuba kerekeye kasikazi. Maze arambwira ati, aka kumba kerekeye ikusi ni ak'abatambyi barinda urusengero, n'akumba kerekeye kasikazi ni ak'abatambyi barinda igicaniro, ari bo bene Sadoki bo mu rubyaro rwa Lewi, begera Uwiteka ngo bamukorere. Maze agera urugo, uburebure bwarwo buba mikono 100, n'ubugari bwarwo buba yindi 100, rungana impande zose uko ari enye. Igicaniro kiri imbere y'urusengero. Maze anjyana ku ibaraza ry'urusengero, agera inkingi zose zo ku ibaraza. Mu ruhande rumwe haba mikono 5, no mu rundi ruhande yindi 5. N'ubugari bw'irembo buba mikono 3 mu ruhande rumwe, n'ayindi 3 mu rundi ruhande. Uburebure bw'umurambararo bw'ibaraza bwari mikono 20, n'ubugari bwaryo ari mikono 11. Kuhagera hari urwuririro, kandi ku bikingi by'irembo hari inkingi, imwe iri mu ruhande rumwe, indi iri mu rundi ruhande. Igice cya 41. Maze anjyana mu rusengero, agera inkomanizo, ubugari bwazo buba mikono 6 mu ruhande rumwe, n'ayindi 6 mu rundi ruhande. Bwahoze ari ubugari bw'ihema. Ubugari bw'umuryango buba mikono 10, kandi impande z'umuryango ziba mikono 5 mu ruhande rumwe, n'iyindi 5 mu rundi ruhande. Maze agera uburebure bwarwo bw'umurambararo buba mikono 40, n'ubugari bwarwo mikono 20. Maze arwinjiramo, agera inkomanizo z'umuryango zombi ziba mikono 2. Uburebure bw'igihagararo bw'umuryango buba mikono 6, n'ubugari bw'umuryango buba mikono 7. Imbere harwo ahagera uburebure bwa mikono 20, n'ubugari nabwo ari uko. Maze arambwira ati, aha ni ahera cyane. Maze agera urusiga rw'urusengero ruba mikono 6, n'ubugari bw'akumba kw'iruhande kose buba mikono 4, dukikije ku nzu impande zose. Kandi utwo twumba tw'iruhande twari tugerekeranye 3 3, umurongo wose urimo utwumba 30.
twari twometse ku rusika rwari rukikije ku rusengero impande zose kugira ngo tutegamira urusika rw'urusengero. Utwo twumba twari dukikije ku rusengero uko twari tugerekeranye niko twarutanaga, kandi inzira ikikije ku rusengero yakomezaga kuzamuka iyigose. Ahahera hejuru y'urusengero harushaho kuba hagari, kandi wajyaga mu kumva ko hejuru avuye mu ko hasi yanyuraga kuko hagati. Maze mbona ko urwo rusengero rufite urufatiro rusumbaho. Ifatiro z'utwo twumba turukikijeho uburebure bwazo bwari urubingo inshuro imwe rwa mikono minini 6. Umubyimba w'urusika rwo kuri utwo twumba tw'iruhande aherekeye hanze wari mikono 5, kandi ahasigaye hari aho utwo twumba tw'iruhande rw'urusengero. Kuva ku twumba kugeza kuri iyo nzu hari umwanya wa mikono 20 impande zose. Imiryango y'utwo twumba yari yerekeye ahasigaye. Umuryango umwe wari werekeye ikasikazi, undi muryango werekeye ikusi, kandi umwanya utubatswemo wose ubugari bwawo bwari mikono 5. Kandi inzu yari imbere y'umwanya uciye hagati aherekeye iburengerazuba, ubugari bwawo bwari mikono 70. Umubyimba w'urusika rw'iyo nzu ari mikono 5 hose, n'uburebure bwayo bw'umurambararo ari mikono 90. Nuko agera urusengero, uburebure bw'umurambararo buba mikono 100. Umwanya uciye hagati wo n'iyo nzu n'isika zayo uburebure bwabyo buba mikono 100. Ubugari bw'imbere y'urusengero ho n'umwanya uciye hagati waherekeye iburasirazuba buba mikono 100. Maze agera uburebure bw'umurambararo bw'inzu iri imbere y'umwanya uciye hagati, naho uri inyuma yayo n'amabaraza yayo yombi buba mikono 100. Imbere y'urusengero n'amabaraza y'urugo n'inkomanizo n'amadirishya akinzwe n'amabaraza akikije ku mazu agerekeranya 3 no mu irebe ry'umuryango hose igisenge cyari imbaho, kandi uhereye hasi ukageza ku madirishya, ndetse amadirishya yaratwikiriwe hejuru y'umuryango no mu nzu imbere n'inyuma, n'urusika rwose imbere n'inyuma byose byari bihwanyije urugero. Byari bishushanyijwe abakerubi n'imikindo. Hagati y'umukerubi n'undi hagiye haba umukindo, kandi umukerubi wese yari afite mu maso habiri. Mu maso h'umuntu herekeye ku mukindo uri mu ruhande rumwe, no mu maso h'umugunzu w'intare herekeye ku mukindo uri mu rundi ruhande. Uko niko byari bishushanyijwe ku rusengero impande zose. Uhereye hasi ukageza hejuru y'umuryango hari hashushanyijwe abakerubi n'imikindo. Uko niko urusika rw'urusengero rwari rushushanyijweho. Inkingi z'umuryango w'urusengero zanganaga impande zose, kandi uruhande rw'imbere rw'ubuturo bwera rwasaga n'urusengero. Inkingi z'umuryango w'urusengero zanganaga impande zose, kandi uruhande rw'imbere rw'ubuturo bwera bwasaga n'urusengero. Igicaniro cyabajwe mu biti, uburebure bw'igihagararo bwacyo bwari mikono 3, n'uburebure bw'umurambararo ari mikono 2. Inkokora zacyo n'amaguru yacyo n'imbavu zacyo byari byarabajwe mu biti. Maze arambwira ati, aya niyo meza ari imbere y'Uwiteka. Kandi urusengero n'ubuturo bwera byari bifite inzugi 2. Urugi rwose rwari rufite imigabane 2 ikingurwa. Urugi rumwe rurimo imigabane 2, n'urundi rugi yindi 2. Inzugi z'urusengero zari zishushanyijweho abakerubi n'imikindo nk'uko byari bishushanyijwe ku nsika. Mu irebe ry'umuryango hari hatsinzwe ibiti bikomeye, kandi hari amadirishya akinzwe n'imikindo mu ruhande rumwe, no mu rundi ruhande naho ari uko, biri mu mpande zombi z'umuryango. Uko niko utwumba dukikije ku rusengero two n'inkomanizo byari bimeze. Igice cya 42 kirakomeza. Maze amvana yanjyana mu rugo rw'inyuma aherekeye kasikazi, angeza mu kumba kari imbere y'umwanya uciye hagati kerekeye ku nzu iri aherekeye kasikazi. Uruhande rwarimo urugi rwaherekeye kasikazi, uburebure bw'umurambararo bwarwo bwari mikono 100, ubugari bwarwo ari mikono 50. Rwari rwerekeye ari mikono 20 urugo rw'imbere, kandi rwerekeye no ku mbuga ishashweho amabuye y'urugo rw'inyuma, aho amabaraza y'utwumba twari tugerekeranye 3 yari ari. Imbere y'utwo twumba hari inzira ifite ubugari bwa mikono 10 n'akayira ka mukono 1, kandi imiryango yatwo yari yerekeye kasikazi. Utwumba two hejuru twari duto utwo hasi n'utwo hagati, kuko twatubijwe n'amabaraza yatwo, kuko twari tugerekeranije 3, ariko tudafite nk'inkingi za zangu. Nicyo cyatuma guhereye hasi utwumba two hejuru tuba duto kutwo hasi no kutwo hagati. Urusika rw'utwumba rwaheraga inyuma ku rugo rw'inyuma ruri imbere y'utwumba. Uburebure bwarwo bwari mikono 50, kuko uburebure bw'umurambararo bw'utwumba twaherekeye mu rugo rw'inyuma bwari mikono 50, ariko imbere y'urusengero hari mikono 100. Munsi y'utwo twumba hari irembo ryerekeye iburasirazuba ryanyurwagamo n'abaturuka mu rugo rw'inyuma.
mu mubyimba w'urusika rw'urugo rwaherekeye iburasirazuba naho hari utwumba twari imbere y'umwanya uciye hagati twerekeye ku nzu. Inzira yari imbere yatwo yasaga n'inzira yari ku twumba twaherekeye ikasikazi, twose twanganaga mu burebure no mu bugari. Imiryango yatwo nuko twaringanijwe n'inzugi zatwo byose byarasaga. Inzugi z'utwumba twaherekeye ikusi nazo niko zari zimeze. Ku mutwe w'inzira hari urugi, ariyo nzira yari iri imbere y'urusika rwaherekeye iburasirazuba ahanyurwa. Maze arambwira ati, utwumba twaherekeye ikasikazi n'utwaherekeye ikusi turi imbere y'umwanya uciye hagati nitwo twumba twera, aho abatambyi begera Uwiteka bazarira ibintu byera. Niho bazatereka ibintu byera cyane n'ituro ry'ifu n'igitambo cy'ibyaha n'igitambo cyo gukuraho urubanza, kuko ari ahantu hera. Abatambyi nibinjira ntibazasohoka ngo bave ahera bajye mu rugo rw'inyuma bambaye imyambaro yabo bambara bakorera Imana, ahubwo bazaba aribo bayibika kuko ari iyera, maze bambara indi myambaro babone kwegera ibya rubanda. Nuko arangije kugera inzu iri imbere anjyana mu nzira iri ku irembo ry'aherekeye iburasirazuba, agera urugo impande zose. Ageresha uruhande rw'aherekeye iburasirazuba urubingo rugereshwa ruba imbingo 500, maze ageresha uruhande rw'aherekeye ikasikazi urubingo rugereshwa ruba imbingo 500. Ageresha uruhande rw'aherekeye ikusi urubingo rugereshwa ruba imbingo 500. Ahindukirira mu ruhande rwaherekeye uburengerazuba, ahageresha urubingo rugereshwa haba imbingo 500. Agera impande enye z'inkike izengurutse inzu, uburebure bwayo buba imbingo 500 n'ubugari bwayo yandi 5. Iyo nkike yari iyo gutandukanya ibyera n'ibya rubanda. Amen. Imana yashimwe cyane. Tugiye nanone kugarukiriza kuri iki gice cya 43, ubutaha tuzakomeza igice cya 42, ubutaha tuzakomeza n'igice cya 43. Imana ikomeze kuba umugisha no kubarinda naho ubutaha.